rero ku ijambo ry'umwemerere uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku ubuhanuzi bwa Congo. M23 M23 ngo yafashe Goma. Bira bintu ni biki abantu benshi bari kogeza batabizi byari byo. Bira bintu n'ubuhanuzi buri gusoza kugira ngo ibihe bya nyuma bitangire. Wibaza impamvu nawe kuki bira bintu bibaye. Trump akiza ku buyobozi bikaba u Rwanda rumaze guhura n'Ubufaransa kugira ngo barebe uko ibintu bimeze. Bira bintu bya M23 twabyuka mu gitondo twumva ngo M23 M23 yafashe Goma. Tuzi neza ko kiriya gihugu cya Congo, igihugu Imana yavuze kigomba kuba gikungahaye ku mabuye, ubutunzi, uburumbuke. Icyo gihugu nicyo gihugu inkomoko ya muntu yari Edeni. Muri biriya bihugu biriya bice niho yari. Bikaba bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo ibiri kuba mu itangazamakuru Amerika, abantu bose bahanze amaso za Amerika, ibyo byararangiye. Ni ukuvuga ngo ahubwo Amerika yo ifite umugambi wo kuza muri Afurika kugira ngo umugambi w'Imana, ijambo ry'Imana, ukuri Imana yageneye umuntu kutazagaragara, kutazajya ahagaragara. Wakwibaje nayo impamvu ibintu bise biba mu cyumweru cya mbere Trump akiza ku buyobozi. Ni ukuvuga ngo bafite gahunda batwereka nk'abantu zigaragarira amaso ya muntu, ariko nyuma bafite gahunda zenyewe izo bari gupangira isi. Ni ukuvuga ngo rero kuba Afurika iri kugira ububyutse, abantu bose bari gukanguka, bagomba gukora gahunda zabo vuba kugira ngo abantu badasobanukirwa uko ibintu bigenze. Ariyo mpamvu rero kuri kugomba kujya ahagaragara. Turi 2025 ya gahunda yabo bihaye 2030 isigaje imyaka yo 5 gusa ngo ibyo bintu byabo bapanga bazashyira mu buryo bijye mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo rero nuko nakubwiye nanditse igitabo kuri Ukraine, ibya Ukraine mbere yuko biba imyaka 10 biraba. Ibyo ntibingira umuhanuzi. Nandika n'ikindi gitabo uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda mu mwaka wa 1994, genocide yakorewe abatutsi. Impamvu ni iyihe? Nuko bira bintu biri kuba muri Congo bitirira M23 na Congo byose bihura n'ibi nanditse. Bihura gute? Ni ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi buri gusoza, ari bwo buhanuzi tugomba kuganiraho, aho kuvuga ngo turakurikira ibyo batubeshye badukizemo. Ariyo mpamvu nkubwira ni rero kumenya ukuri ntabwo byoroshye. Iyo uzi ukuri ukamenya ukuri kurakubatura, ariko kugira ngo uguherane ukwihererane ni ibintu bitoroshye. No kuvuga ngo rero biriya bintu biri kuba muri Congo n'ubuhanuzi twakwita bw'ibihe bya nyuma, kubera ko ukuri kugomba kugaragarira hano muri Afurika. Bazi neza ko inkone ebyiri mu gitabo cya Ezekiel, uko byanditse neza mu ijambo ry'Imana, inkone ebyiri zigomba kuza hamwe. Izo nkone ni zihe? Ni ubwoko bwa Yuda buri muri Amerika n'ubundi bwoko 10 bwaburiye muri Afurika, ariko za Congo, za Uganda, Tanzania, za Kenya, biriya bihugu byacu, u Rwanda, kariya karere k'ibiyaga bigari akaba ari ryo zingiro n'ipfundo ry'ubwo bwoko bwose kugira ngo bukanguke. Kugira butakanguka rero, ari nayo mpamvu ubona genocide yabaye mu Rwanda bo bayipangiye imyaka 30-40-50, noneho bizabajyane kuri gahunda zabo za Satani igihe nk'iki. Benshi rero batabyumva, basimbukira hejuru bakavuga bati u Rwanda bakogeza cyangwa M23 abandi bakogeza Congo. Ari nayo mpamvu ubona Congo ivuga iti tugomba guhaguruka tukarwana. Ari nayo mpamvu ubona ibindi bihugu biri kwinjiramo nka za Afrika y'Epfo, Uburusiya, bafata impande. Ni ukuvuga ngo hari uruhande rw'Abanyamerika na Satani yihishe inyuma y'ibiri kuba mu karere kacu, n'ibindi bihugu biri kuvuga biti oya, kubera umugambi w'Imana, uko Imana ikoresha abantu, bakavuga bati turabyanze, ahubwo tugiye guhaguruka turwanye umugambi wa Satani. Byanze bikunze hano hantu harimo akaboko ka Satani ku ruhande rumwe, hakabamo n'akaboko k'Imana ku rundi ruhande. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze harimo abari ku ruhande rwa Satani n'abari ku ruhande rw'Imana, kandi gahunda z'Imana nizo zigomba gusoza. Ni ukuvuga ngo rero kuba Trump aje ku butegetsi bigahita biba abantu bose bagatangira kubisimbukiraho, bogeza bamwe, abandi bavuga ati ibi ni biki. Ni ukuvuga ngo ntibumva iyo biva naho bigana, kuko ibintu byose ni ubuhanuzi. Niko wakumva na bamwe bari kuvuga ngo ni ubuhanuzi bw'amagayane, akaba ariyo ntambara yayo igiye kuba muri Congo, kuko birigaragaza neza ko kuko iyi ntambara byanze bikunze ishobora kuzafata intera izaganisha ku iherezo ry'ikibazo cya Congo. Congo rero ikibabaje nuko ushobora gusanga
nk'umunyafurika cyangwa umunyarwanda cyangwa undi munyafurika ujanditswe muri ibyo bintu, ukabijandikwamo n'iki? N'umugambi wa Satani, utazi ko ari ubuhanuzi bw'Imana buri gusoza. Nuko nabivuze rero, nabona intangiriro yabyo n'iriya mipaka bashyizeho. None bamaze gushyiraho imipaka, abaturage baragenda, abanyamurenge bajyana n'igice cy'ubutaka, akaba ariyo mpamvu ubona za MONUSCO n'ibindi bihugu byose byamye biguma hari imyaka n'imyaka nta gikorwa, abantu bakibaza tse ni ibiki. Niyo mpamvu rero kwigisha ijambo ry'Imana ry'umwimerere ntabwo tugomba kwibanda ku byo twabwiwe kera, ahubwo tugomba kwibanda ku buhanuzi n'amayerekwa n'iby'Imana bitwereka nk'iyo bitabo yagiye iduha, kugira ngo noneho tubizamukireho tubwire abantu iby'ubuhanuzi nyabuhanuzi buri kuba muri kariya karere. Kariya karere niryo pfundo ry'ibihe bya nyuma, kuko ariho ukuri kuzagaragarira. Noneho abantu bakavuga bati dore ko ukuri nyakuri twahishwe nuko. Twavuga iki rero? Iriya ntambara itangira muri kariya karere ni ukuvuga ngo niryo herezo ry'ihinduka ry'ubutegetsi n'ubuyobozi bw'isi, kuko byanze bikunze nk'uko abanyarwanda bivuga, nihadapfa nyir'urugo harapfa igisambo. Ijambo ry'Imana ritubwira ko rero muri iyo minsi ya nyuma byanze bikunze abantu bazamenya ukuri, kandi uko kuri kukazababatura, ubutware bukazagomba gusubizwa aho bwamye buri kera na kare. Abanyafurika akaba aribo bwoko bw'Imana buzasubirana ubutware kugira ngo bongere basubirane ubuyobozi, bayobore isi. Matsibugu rero abazungu bakaba batabishaka, akaba ariyo mpamvu nk'uko nakubwiye bafite za gahunda bereka abantu, ariko nyuma hari izindi gahunda, agenda nini ngari bafite. Abantu benshi baba batabona kubera ko baba bizingiye muri ibyo bintu bigaragarira amaso, kumbi ibitagaragarira amaso, gahunda ziri inyuma arizo baba basunika cyane kugira ngo zishyirwe mu bikorwa. Abantu benshi bakabona ko ari Afurika, ari ibihugu bya Afurika biri gusubiranamo, kumbi uri gukurura imbarutso yibereye inyuma ari umuzungu w'umunyamerika w'umufaransa. Gahunda baziziranyeho mu bihugu byose by'iyo kota masimbe. Nakubwira nti rero, muntu wumva utekereza, shyira ubwenge ku gihe, witandukanye n'ibibazo byose biri kuhuza, biri gushyamiranya abanyafurika, yaba Kongo yaba Abanyarwanda. Ushyire mu gaciro, ushungure, urebe ese ibintu ni ibiki, kuki bibaye huti, kuki Trump aje bigahita bitangira, kuki u Rwanda ruhuye n'Ubufaransa bigahita biba, kuki ukibaza. Urumva ko ntabwo ari ibintu by'uruhurirane byutse gutya ngo byuture ku bantu. Ni umupango muremure wa Satani afitiye inyoko muntu kugira ngo akomeze ayobore isi akoresheje ikinyoma, ariko igihe cy'ikinyoma cyararangiye. Kubabizi turabizi, byanze bikunze ubutware bugomba gusubiranwa n'Abanyafurika. Ntuzisanga uri umuntu w'umunyarwanda warijanditse mu bintu byo kogeza Satani utabizi. Niyo mpamvu mvuga nti rero, kuba Trump baramugaruye akagaruka vuba, bya kiriya giceri nawe bikubwiye, kiriya giceri cya Cyrus kivuga kuri Israel, kugira ngo bayobye uburari, uzabire muri video nakoze, cyangwa se nimba utarabibonye nubishaka kubibura, wandike hasi umbwire tuzatubwira iby'icyo giceri, utubwire iby'uko Afurika turi kutinjiramo, utubwire iby'ubuhanuzi uko ugomba gusoza kugira ngo Afurika yongere isubirane ubutware. Ni ibintu nakubwiye igihe kirekire, nkubwira ko byanze bikunze Afurika igomba gusubirana ubutware kugira ngo umugambi w'Imana n'inyoko muntu yongere isubire kuri wa murongo Imana yawuremeye. Bivuze kera, wibuke ko nakubwiye ko hashize imyaka hafi 6-7 Imana yaratubwiye ngo mukure mwororoke mujye mu nzira zanjye zigororotse, ariko twebwe twakoze U-turn. Satani atutwara, aratunyaga bwa butware, atujyana umwijima mwicuraburindi. Imyaka 6 hafi 7 ikaba yuzuye, akaba icyo gihe cyagenwe. Igihe cy'abanyamahanga nikimara kurangira, igihe cy'abazungu kiri kurangira, Imana izongera ikatubyutsa, ikaduha imbaraga. Akaba ari byo biri kuba, turi gukanguka kugira ngo tuve muri ya U-turn twakoze, dukore indi U-turn none itugarura mu nzira z'Imana. Vuga ngo Satani rero niyo mpamvu agomba gukora ashishikaye cyane, akaba busy cyane kugira ngo akomeze ashyira abantu muri za U-turn bagiyemo. Kumbi twebwe mu gihe turi gushaka kwiyambura izo ngoyi za Satani. Nuvuga ibintu birashyushye rero, ntago ari ibintu wumva ahantu hirya no hino bavuga.
ubu buhanuzi bukaba bugomba gusoza. Ari no mpamvu mva abantu bavuga bwa buhanuzi bwa magane bwavugwaga kera na kera ko biriya bihugu bigomba gusubiza u Rwanda buriya butaka. Yes, ariko se bizajya kuba bigenze gute? Byo gutegwa amaso tukareba hato tutazisanga twarakoreye Satani aho gukorera ubwami bw'Imana nkuko Imana ibishaka, kuko byanze bikunze. Ngiye ikintu kijya kimbabaza cyane ni ukuntu dushobora kuzisanga nk'abanyarwanda twarakurikiye gahunda za Satani kubera matsi bihugu turwanya umugambi w'Imana. Kuko byanze bikunze Kongo igomba kubohoka. Kugira ngo Afrika ibohoke, Kongo igomba kuzabohoka, kuko niryo sezerano Imana yagennye. Urebye ko abanyekongo bababaye, ukareba ubutunzi bafite, ukareba ibibakorerwaho, ntabwo uvuga ngo Imana izarebera. Kuko biranditse, ni ibintu twashunguye, turareba neza, turerekwa. Kongo igomba kuzabohoka kugira ngo n'ibindi bihugu bibohoke, ariko nta kundi abazungu mu bihugu bashobora gukoresha ibihugu byacu kugira ngo bijye muri uwo mugambi wabo Satani batabizi, yaba babizi cyangwa batabizi. Ariko byanze bikunze nuko nkubwiye ngo ntago ari ibintu natinya kuvuga ko nzi ko nabyeretswe. Kongo igomba kubohoka kugira ngo Afrika ibohoke, noneho bwa bwoko 12 bw'Imana buze hamwe. Ipfundiro ryabyo rero rikaba riri kuri Kongo. Akaba ariyo mpamvu na Kongo ibona n'ibibazo, intambara z'urudaca, ngizi inkingo, ngizi ibyorezo, ibiza n'ibindi byose ubona biri muri Kongo. Byanze bikunze no kugira ngo karakarere katabohoka, noneho nikabohoka n'ibindi bihugu nabyo bibohoke, umugambi w'Imana usoza. Nakubaza nti ibaze nawe impamvu kiriya gihugu cya Kongo ari amashyamba gusa. Ibyo ni ibintu natekereje mu gitondo, ntarigize ntekerezaho na kare. Ari amashyamba ya Kongo n'ukubera iki? Buriya butunzi bwo tuzi ko Imana yavuze ko icyo gihugu kigomba kuzaba gitunze, gifite amabuye y'agaciro menshi. Nta kindi gihugu ku isi gifite amabuye n'ubutunzi nka Kongo. Ariko ibyari amashyamba, nibo natekereje kandi ndavuga nti uzi ko ari amashyamba ashobora kuba hari ahantu niba koko ariho hari igihugu cy'isezerano, Edeni yari hari hafi. Birumvikana bishoboka ko bahatesheje abantu kugira ngo bisibanganwe, bakaba batarahagiye. Akaba ariyo mpamvu haje amashyamba menshi kugeza magingo aya hadatuwe, hakaba hazongera guturwa, ari uko Imana izahajyana abantu bayo ikibazo cy'isezerano kimaze gukemurwa, za nkoni ebyiri zimaze kuza mu kuboko kw'Imana nk'inkoni imwe. Bikaba ari ibintu rero biteye amatsiko, mbona wenda abanyekongo ubwabo bashobora kuba batumva, ariko wenda bamaze gukanguka, bamaze kubyumva. Uzarebe n'abanyekongo uko baramya Imana, ko bakunze Imana. Ntahandi hantu ndabibona, mbona ko bafite umwihariko iyo bigeze mu kuramya no guhimbaza Imana. Kubera iki? Byibaza, bishyiraho ikibazo bigenga byibaza. Nuvuga ngo ibihe turimo, uko iminsi y'icuma bigiye kwihuta cyane, ku buryo umunsi ku munsi tugiye kugenda tubona koko ukuri kwa biriya bintu. Byanze bikunze Kongo igomba kubohorwa, ikabohoka, kubera atari uko mbivuze, ariko kubera ijambo ry'Imana. Bitega amaso rero urebe, iyi ni intangiriro ko bizagenda byicuma gahoro gahoro, tukuvunguriraho, tugucira ku mayange, tukwereka ko neza umugambi w'Imana ugomba gusoza kandi ugomba gusorezwa muri Kongo. Wabyanga wabikunda, watekereza ibyo uvuga byose, yaba amarangamutima yaba iki byose, ngenda kubwira ko n'ubuhanuzi bugomba gusoza. Kandi ubuhanuzi byanze bikunze, urebye Kongo niramuka ibihohotse, n'ibindi bihugu byose bya Afrika bizabohoka. Niho ruzingiye iryo pfundo rero. Imana igomba kurizingura, ikarizingura icyabaje hamenetse amaraso. Byanze bikunze, kuko burya igihugu kimenetsemo amaraso kugira ngo gikire, nkuko ijambo ry'Imana ritubwira, hagomba kumeneka andi maraso. Twabonye mu Rwanda, tubibona yose, ari intambara zagiye ziba. Iyo amaraso amenetse mu gihugu, kugira ngo icyo gihugu cyongere cyezwe, hagomba kumenwa andi maraso kugira ngo ahorerwe babandi bazize ubusa, inzirakarengane n'ibindi nk'ibyo, nkuko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Niba wumva wemera ijambo ry'Imana rero, va ku byo ubwirwa n'itangazamakuru biguhuma amaso, ahubwo ushakishe wumva ukuri nyakuri kuzakubatura, kuko byanze bikunze Kongo igomba kubohoka, ikabohoka kugira ngo umugambi w'Imana usozwe. Nibyo turangamijwe imbere, kugira ngo turebe ko umugambi w'Imana ushyirwa mu bikorwa, aho kugira ngo umugambi wa Satani z'amatsiko za Amerika n'Ubufaransa n'ibindi bihugu umugambi wabo ujya imbere. Ngayo nguko rero nakagaruka, tuzaganira ubutaha. Ikaze nanone ku ijambo ry'umwimerere, iyandikishe kugira ngo dukomeze tujye tukubwira ubuhanuzi nyabwo udashobora kumva ahandi.
murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba, tov meyod.